Igitondo cyiza tubaye ikaze cyane muri iki gitondo cy'umugisha Kristo aduhaye kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana. Tubaye ikaze kandi twishimira kubana namwe uko bukeye n'uko bwije mu ijambo ry'Imana, dusatira kandi n'ibihe bya Pasika. Turimo turinjira muri Pasika, ku cyumweru hazaba ari kuri Pasika, kandi dushimishijwe cyane n'uko Kristo ari kumwe natwe, adushoboza kwibuka umusaraba we, adushoboza kwibuka urukundo rwe rwinshi rwatumye jyewe nawe atubambirwa, akadupfira kandi akazuka kugira ngo tubone ubugingo bw'iteka. Tubaye ikaze rero muri kiganiro Mateka, tubizeza ko tuzakomeza gusangira namwe ubutumwa bwiza muri uyu mwaka ndetse no mu bihe bizakurikira, uko Imana izakomeza kudutiza ubuzima. Igitondo cyiza rero, Embo Matin à tout le monde, kandi twishimira cyane umugisha Imana iduhaye hamwe namwe. Reka dushime Imana mu isengesho hanyuma dusabe. Mwami Yesu, turagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye, turakunezerewe cyane ko duciye bugufi imbere yawe, twishimira cyane ubona amahoro duha, twishimira cyane imbaraga z'umusaraba, twishimira cyane uburyo dufata ukuboko no mu gihe cy'intege zacu, ukadukomeza, ukatwigisha, ukatubumbatira data, ukaturinda ibyaduhungabanya by'uburyo bwose. Duciye bugufi cyane muri iki gitondo rero cy'umugisha kugira ngo tugirirwe neza nawe, utwigishe kandi dukomeze, utubumbatire mu biganza byawe, tubona amahoro aturuka kuri wowe, kandi ibyishimo bituruka kuri wowe bibe byo bisaga imitima y'abagukunda n'abakurikira ikiganiro Rumate bose. Ngwino ubane natwe mu ijambo ryawe, dusobanure ibyo tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Igitondo cyiza nanone tubahaye ikaze kandi mbashishikariza cyane nk'uko bisanzwe gukora iki kiganiro soir tugezweho na Bizimana Adrien, umukozi w'Imana kandi umwigisha w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma muri Zaburi ya 41, ibice byaho, igice cya 41 umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Avuga ngo hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago, Uwiteka azamurinda mukize, kandi azahirwa ari mu isi, kandi ntumuha abanzi be kumugirira uko bashaka. Uwiteka azamwegamiza ahondobereye ku buriri, ni wowe umubyukiriza uburiri iyo arwaye. Amen. Aya ni amagambo nifuza ko dusoma muri iki gitondo. Ni amagambo meza cyane arimo amagambo ajyanye no kwita ku bakene, ministère aux pauvres, minisiteri yo kwita ku bakene cyangwa se kwita ku batishoboye. Ni minisiteri iri ku mutima w'Imana cyane, iri ku mutima w'Imana cyane, kuko tubona neza ko abakene, tubona mu byanditswe byera ahantu henshi hatandukanye hatwereka uburyo ki minisiteri ikorewe cyangwa se umurimo w'Imana ukorewe mu bakene, Imana iwuha agaciro gakomeye cyane. Ndetse mu bindi byanditswe tubona aho Bibiliya igenda itubwira ngo ibi by'ubwiru bw'Imana, ijambo ry'Imana, kuvuga ubutumwa bwiza, ngo yahisemo kubiha aboroheje kugira ngo ikoze isoni abo ngabo biyita abakomeye cyangwa se abanyembaraga. Ni ukuvuga rero ngo minisiteri y'abakene ni minisiteri ikomeye cyane mu maso y'Imana, minisiteri ikomeye cyane mu maso y'Imana. Bamwe bagira interpretation zitandukanye, bakavuga ngo baramutse uri umukene ntabwo ubasha kugera mu ijuru bikoroheye, ngo ahubwo umukire ngo niwe ngo byorohera, bitewe n'uko umukene ngo ahora yiganyira, ahora atekereza ngo ejo bizagenda gute, ngo ahora yicaguraho, ahora bakerekana ko kujya mu ijuru uri umukene ahubwo bigoye. Ariko njye ntabwo ariko mbibona, kubera ko namwe murabizi, iby'ubutunzi bw'isi bituma turushaho kujya kure y'Imana. Ahubwo kubona umutunzi ufite ubutunzi wemera kuburekura, ntabugundire nk'uko umuntu agundira, usange ni umugozi afashe atashobora kurekura. Uwo mutunzi cyangwa se uwo mukire aba yarageze ku Mana, kuko aba yarasobanukiwe n'uwo akwiye kuramya uwo ari we. Ariko murabizi cyane cyane rwose ko iyo tumaze kugera ku butunzi bw'isi dusigara tuburamya, dusigara aribwo butubereye ibigirwamana, dusigara aribwo turebaho, dusigara ushaka gukoraho duhita duhaguruka, dushaka kurwana no guhangana. Ibyo byose murabizi. Niyo mpamvu tuvuga rero ngo abakene mu murimo w'Imana bafitemo uruhare rukomeye cyane, cyane cyane abiyita abatunzi. Bakwiye kubitaho, bakwiye kubafasha, bakwiye kubagirira neza, hanyuma uwo mugisha Imana yabahaye
ukagera no kuri abo bandi benshi tubana nabo, tugendana nabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Niyo mpamvu Uwiteka uyu munsi atubwira mu ijambo rye kandi akatubwira mu buryo butomoye butanyuze ku ruhande, ngo hahirwa uwita ku bakene. Ntabwo tubona ahantu havuga ngo hahirwa uwita ku bakire, kubera ko iryo sumbwe abakene bararifite. Imana iratubwira rero ngo twebwe abafite icyo bagezeho, abafite icyo barushije abandi, ngo mwebwe murahirwa niba mufite uburyo mukora mu byo Imana yabahaye, mukanyanyagiza, mugahereza abakene. Nibwira ko ari umurimo ukomeye cyane, ko mu isi ya none irimo inegalite sociale, inegalite economique yo mu buryo bwo hejuru, tubona umuntu wese ahangayikishijwe no kwiyitaho, umuntu wese ahangayikishijwe no kwakwimira byinshi n'ibyo adashobora kumara. Uyarura ibiryo byinshi bigera hano udashobora kumara, niko nguko kamere yacu iteye, kuko iyo habaho satisfaction yo kubona ufite byinshi biruta ibyo abandi batunze. Niko bimeze, ubona unejejwe no kuba utunze byinshi kurenza ibyo abandi batunze. Ariko ijambo ry'Imana muri iki gitondo riratubwira ngo hahirwa uwita ku bakene. Umugisha Imana yaguhaye wo gutunga byinshi, umugisha Imana yaguhaye wo kwiga amashuri menshi, umugisha Imana yaguhaye wo kugira connection nyinshi, umugisha Imana yaguhaye wo kubaka amazu menshi, wo kugira ibibanza byinshi, umugisha utandukanye w'uburyo butandukanye, n'umugisha Imana igusaba kugira ngo wite no ku baciye bugufi bari munsi yawe. Iryo ni ibwiriza rikomeye cyane kandi ni ibwiriza rya mwuka, kuko ntabwo Imana ibeshya ijya kutubwira ngo biragoye cyane ko umukire yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Bamwe bagenda babidisitotinga bakabivuga ukundi bishakira, ariko ntabwo, niba Kristo atanga iyo analoji we ku giti cye, akitangira iyo analoji avuga ngo biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru, bisa nk'aho ingamiya yakwinjira mu zuru ry'urushinge, bisa nk'aho bigoranye cyane. Uvuga ngo yakoze analoji iri très extreme, yerekana uburyo ki bigoranye cyane kuba umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aho rero bihita bitwereka ngo ubutunzi ni asipe nziza, ariko umuntu Imana iha imbaraga zo kubana n'ubutunzi neza, agakorera Imana, agakunda Imana, akita ku bakene, agakora umurimo w'Imana muri ministère, mu rusengero, mu itorero asengeramo, akora umurimo w'Imana. Ubutunzi atari bwarangamiye cyane, aho bwarangamiye Kristo, uwo muntu aba ahirwa koko. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana muri iki gitondo ritubwira ngo hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Uwiteka nawe azakumvira ku munsi w'ibyago. Uwiteka ntabwo azemera ko ibintu byawe biteguza. Uwiteka ntabwo azemera ko ibyago biza ngo bikurundumurireho. Uwiteka azakurinda gukize kandi azahirwa ari mu isi. Amen. Azahirwa akiri mu isi, azahirwa akiri muri ubu buzima, azahirwa agifite izo mbaraga nkeya, azahirwa agifite ibyo bibazo by'ubuzima. Rwanda Revenue yateyemo yaje kubara imisoro, barimo bareba aho wibeshye. Uwiteka azakugirira neza, Uwiteka azakugirira neza kuko wise ku bakene, Uwiteka azakugirira neza kubera ko witaye ku ijwi ry'umukene wagutakiye, akagukomangira, ukamutega ugutwi, ntumwigizeyo, ntukingirane urugi imbere cyangwa se inyuma ye, ahubwo ukamutega amatwi kandi ukamuvungurira ku mugisha Uwiteka Imana yaguhaye. Ikindi kintu Uwiteka avuga muri iryo sengesho rikomeye cyane, iryo meditation profonde ishingiye cyane mu gufasha abakene, ngo Uwiteka azamwegamiza ahondobereye ku buriri, ngo niwe uzamubyukiriza uburiri igihe azaba arwaye. Uwiteka azakwegamiza igihe uzaba uhondobereye ku buriri, uri mu marembera, umwuka wenda wagushiramo. Kristo aravuga kubera ko witaye ku bakene, azakugirira neza, aguhe umugisha. Uyu munsi muri iki gitondo twongera kubwirwa ijambo rikomeye cyane ry'uko Uwiteka ari mu ruhande rwacu, kandi ari we utubashisha, ari we ubasha kuduteza intambwe mu buzima bwa buri munsi, ari we ubasha kutuyobora inzira nziza yo gukiranuka. Kandi mu nzira nziza yo gukiranuka Uwiteka tuyobora uyu munsi wa none, harimo n'inzira yo kwita ku bababaye, kwita ku bakene. Iyo ni inzira ikomeye cyane, ni inzira nziza. Uwiteka azakubyukiriza uburiri igihe uzaba urwaye. Murabizi uko Dorukasi byagenze. Dorukasi yari umukozi w'Imana, yita ku bakene, ababohera imyambaro, hanyuma igihe kimwe ava mu mubiri arapfa, ariko abakene baraboroga. Hanyuma kubera uwo murimo ukomeye cyane yakoraga, Imana irongera
imugarura mu buzima, maze yongera gusabana n'abo yakoreraga neza. Nawe njya nkubwire ngo gukora neza kwawe, cyane cyane uyu munsi muri iki gitondo ijambo dusoma, ijambo ryo kuvuga ngo gukorera Imana ariko wita kuri minisiteri y'abatishoboye, minisiteri y'abakene, birimo imbaraga nyinshi cyane, kandi Imana izarushaho kubana natwe, Imana izarushaho kutugirira neza, izarushaho kutuyoboresha ubugwaneza bwayo, izarushaho kudufata ukuboko, kubera ko twahisemo ijambo ryiza ryo gukiranuka, kubera ko twahisemo ijambo ryiza ryo kutuyobora mu nzira yo gukiranuka. Umwami wacu Yesu Kristo rero akomeze kuduha izo mbaraga, kandi no mu gihe ngo uzaba uryamye wenda gupfa, njye ndabizi kuko hari igihe naryamye, ndyamye cyane nenda gupfa, nenda gushiramo umwuka, harimo ababizi, abashuti banjye murabizi, nageze aho ndaremba cyane birenze uko umuntu yabitekereza, ariko Imana ingarura mu buzima. Hari umuntu umwe, umuvandimwe wacu, wagiye ahantu arasenga, ari mu banyamasengesho, atanga icyifuzo avuga ati mfite umuvandimwe urwaye cyane wenda gupfa, tumusengere Imana imuhe ubuzima. Ijambo bamubwiye muri icyo cyuma bavuga ngo uwo muntu w'Imana urwaye, Imana imugarure mu buzima, kubera ko hari abantu yagiriye neza, kubera ko hari abantu yigize gucumbikira, kubera ko hari abantu yigize kugirira neza cyane, Imana imugaruye mu buzima. Ibi byanteye kuvuga ngo burya umurimo dukora wa buri munsi, umurimo dukora uko bukeye n'uko bwije, tuwukorera Imana, ntabwo ishobora kwibagirwa, ntabwo ishobora kubirengagiza, ntabwo ishobora kubirebesha amaso gusa ngo ye kugira icyo ibikora. Nakubwira rero ngo umurimo ukora buri munsi, umurimo ukora uko bukeye n'uko bwije, ntabwo Imana ishobora kwibagirwa, kandi igiteho kugira neza kubw'uwo murimo ukora. Ugendane n'Imana unezerewe rero, ugubwe neza mu Mana, kandi ukomeze gukora imirimo myiza, wita ku boroheje, wita ku bakene, Imana yo izarushaho kukurengera. Kadushima Imana. Mwami Yesu, turagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha, turakunezere ko wita kuri twebwe, turakunezere ko wongera kudushoboza, kutubwira ngo bana banjye mukore imirimo mwiza munezerewe kandi mutitotomba. Uyu munsi ijambo riratubwira ministère aux pauvres, ministère aux démunis, ministère ku bantu baciriritse, aux vulnérables. Iyo ministère niyo twifuriza gukora uyu munsi wa none. Dushoboze, uduhe urukundo, twuzuye urukundo, uduhe ubuntu busaga, kugira ngo tubashe gukora mu mifuka yacu waduhaye, tunyanyagize, maze abakene babashe kubona aho bahumba, tunyanyagize, maze abakene babashe kutugiriraho umugisha. Gendana natwe uyu munsi, tubone ubwiza bwawe, tubone amahoro yawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Ugira umunsi mwiza rero, Yesu akunezeze, ibyishimo bituruka kuri we bisaga umutima wawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.